ugashyiramo ibindi rero ugiye gufasha ntabwo amutegeka ngo urafashe iki n'iki oya wowe uramubwira ku bushobozi bwe hari n'igihe nawe uba ufite utundi duke cyangwa ufite n'uwundi uba wagufashije ukagenda nyine uteratera ushaka guhinduka nanone ukazasanga nanone wongeye usubiye muri bwa buzima ariko nibura uba ugomba no kwiga ugomba kwiga agiye navuga ko ni nk'inyigisho iyo ubona ubayeho neza buriya ntuzirengagize wumve ko uzakomeza ubeho gutyo mpaka weya igihe kiragera bwa buzima bugahinduka ukamenya ko umuntu araburara umuntu arabwirirwa umuntu birabura ibyo byose birabura. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kuzuza kandi bisabiza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi kanizere ko mumeze neza mwese aho muri bari mu Rwanda ndetse n'abahanze b'igihugu mwese ndabashimira cyane ndabashimira ku bitekerezo byanyu ndetse n'inama mugira abantu twaganira nabo bagiye batandukanye no kuri nama zanyu zirabafasha kandi cyane ndi kumwe na Mama Shafi muri iyi minsi noneho ndi kumubona nta kibazo rero ubushize ngira ngo mwabonye ko haje umuntu rwose ufite uvuga ijambo ryiza twaraganiriye ngira ngo mwarabibonye rero uyu munsi Mama Shafi navuze nti twongere murebe tuganire atubwire uko byagenze nyuma cyagiye kuko duherukana nyine wa mugabo avuga ko ashaka kumwishyurira inzu kwezi kumwe yazagira n'ubundi bufasha yagira kajya amufasha ubwo rero nibwo twongeye guhura ndavuga nti kamubaze niba koko ibyo Auguste yavuze niba yarabikoze cyangwa nyine niba nawe yarabaye nk'abandi bose. Mama Shafi tubaye ikaze Murakoze kuri kwiyumvira cyane kandi ntabwo byabura erega uri kwisi ari yo umuntu kumara kanye ngabona naguri hano neza uri he ko mbona tutari kumwe agomba gutekereza n'ibyo wasize mu rugo byose ukareba uko bimeze ntabwo uri hano hafi ariko bibaho garuka tuganire turi hano nagira ngo nyine tubwire umeze ute noneho uyu munsi muri iyi minsi nizere ko ibintu byagenze neza noneho byibura hari icyahindutse atari nka mbere yewe ntago wavuga ngo nanone ngo bihora bisaba ko akundi ariko uko biri umuntu wahuje nawe yaragerageje kwa kwezi yemeye yarabikoze bamushimira ngo ni ukuvuga umuntu aba ari guhangana n'ubundi buzima nyine kuba wakemuye bimwe n'ibindi ntibibura kutaza bigenda byiyongera gake gake n'ejo akazi nibwo buzima bw'iki gihe niko dusigaye tubufata ubwo njyewe urumva twashaka kumenya niba iyo urabishyize mu bikorwa kuko yaravuze ngo iyo umuntu avuze ngo nzamita numva bizaba kera ariko ubwo yishyuye ukwezi kumwe yishyuye uko kwezi ni sawa nk'uko yabivuze koko yarabikoze ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo yigeze atinda nagiye kubona mbona arampamagaye kuko ya nimero yanjye noneho ka telefone nashizemo simukadi bukari gukora ntabwo yigeze atinda cyane yahise abikora hari ikindi kintu ukwezi kumwe kwakemutse yego hari ikindi kintu arongera gukora kindi cyangwa n'inzu yishyuye gusa yatanze uko kwezi kumwe aravuga uko azajya agerageza sikoze hari igihe agera gutya nkabona yohereje nka 2 5 gutyo
ngo byo kugura abana isukari. hanyuma bitewe n'iminsi nyine mumaze wenda urumva muravugana kuri telefone akubaza uko umeze, imyitwarire ni iyihe? Urumva hari ukuntu twakekaga tuvuga tuti uyu mugabo wasanga hari ikindi kintu agamije akitwaza ubufasha, uko wamubonye n'uko muvugana muganira wasanze nta kibazo? Mbo ukuntu njye namubonye n'ukuntu tuganira ubona nta kindi, kubera ko nta n'ayandi magambo menshi tuvugana. Ambwira gusa ngo abana baraho meze ute, sawa sawa, mbohereje ibiceri bugure abana isukari, kahita kupa telefone. Nta bintu byinshi turavugana mu by'ukuri, nta n'ikindi kintu gikomeye turavugana. Mbese wabonye nta kibazo? Njye nabonye nta kibazo pe, kuko nta n'ibintu byinshi turafatira umwanya tuvugane. Sawa, ubwo ndumva bimeze neza. Ubwo yishyuye uko kwezi kw'inzu, abana bakaba babona aho kuryama. Buriya nubwo ushobora kurarira igikoma ariko ufite aho urambika umusaya buriya. na nyirinzi atakubwira ati sohoka agenda bimeze gutya na gutya, biba ari byiza. Rero nawe reka twizere ko nyine turamushimiye Augustin, warakoze kuba warasohoje nyine ibyo wari wavuze. N'umugabo n'uvuga ijambo akarisohoza, warabikoze. Rero wagize neza cyane kuko wakoze ikintu gikomeye. Buriya iyo ubonye umuntu ashonje ukamugaburira, ni ugukoze ikintu gikomeye, kubera ko buriya iyo hari icyo urusha undi ukakimuha nawe ni umugisha. Umugisha rero wagize neza, ariko twizere ko n'ibindi byose bizagenda neza. N'ibindi gukora uracyacuruza za mbuto? Nibyo kintu navuga ko imbuto niyo kintu nabonye gisa nkaho kiri kugenda, ntabwo ari nka mbere. Inyanya, intoryi, ibiki wabonaga byakundaga kwangika. No muri iki gihe cy'izuba rero iyo utabonye abakiriya bahita babigura ngo birangire, usanga bigera nimugoroba zatangiye guhindura ibara, nk'intoryi zo zitangira kuba umutuku. Ubwo avuga iri kugenda buhoro buhoro, buri Imana ifite ukuntu iri kubikora. Ariko hari nuko nta bushobozi ariko buzaboneka. Hari akandi ka bizinesi uretse havuyemo gucuruza imbuto nyine uzitembereza, nkawe nka Mama Shafi, ubuzima ubu ngubu urabuzi, uza akazi wakora washobora, uza akutashobora. Ni nk'akahe ka bizinesi wumva turi kuganira, ariko hashobora kuba hari umuntu ushobora kuvuga ati Mama Shafi se ni akahe kazi aka bizinesi ushobora gukora kadahenze ariko nyine wumva wakora washobora, undi akavuga ati naba gashoboye ndakamukorera? Nk'akahe kantu ko gukora wumva ushobora gukora ariko atari kuzenguruka mu muhanda, ariko kadahenze, akantu k'akabizinesi gukora? Rero buriya genda bitandukanye, kandi buriya kugira ngo ukore ikintu uvuge ngo iki ngiki nicyo kigenda, biterwa n'uko wabanjije kureba abandi, ukabasura, ukareba uko bikorwa, noneho warangiza ukabona kuvuga ngo iki ngiki nagikora. Ko buriya iyo ufite bimwe wabanjirijemo ukabona ko aribyo byabashije kugufasha, icyo gihe nyine ugenda mbese nko kwigana, ugenda wigana n'abandi nabo kwiga ibyo bakora, wabona biciyemo akaba ari byo nawe uvuga ngo hano iki nagikora. Ko mu by'ukuri ntabwo ahita wihagarara uvuge ngo ndakora iki n'iki kandi utakizi neza cyangwa utarareba uko biri kugenda. Sibyo ko no muri iyi minsi ntabwo biba byoroshye, bizinesi zo muri iyi minsi ntabwo, ni ukuvuga ngo ibintu birahenze. Nk'ikintu nari mbivugiye nk'ubu ari nka bizinesi nyine, nko gucuruza ifu y'ibikoma, ifu nyine amafu, ajya nk'ahantu nko ku isoko, mu isoko nyine wenda nuko n'ikibanza sinzi uko biba bihagaze mu masoko, ugafata nk'ahantu mu isoko ugafata akabanza ugagura indobo ugashyiramo amafu, cyangwa ukajya ujya gushesha ukajya ubicuruza nyine amafu y'amoko yose y'amafu y'ibikoma. Ayo ndumva nta mafaranga nayo aba meza, nabyo ni byiza, ariko nanone biterwa nuko hari igihe ushobora kujya nka Nyabugogo ugasanga baguhaye nk'uguhaye ifu. Buriya n'ibintu by'ifu buriya ntabwo aba ari ibintu byo kwirukanka
ko hari igihe ushobora kujya kurangura bakaguha ifu itari nziza ugasanga abo ubihaye baragarutse baguteje ingaru bakagutuka bakavuga ngo waduhaye ifumbi waduhaye ibi. Rero bisaba nabyo ubanza ubyitondera umenye ngo uyu muntu yajya kurangura nzarangurira aha uyu azampa ibi n'ibi bimeze neza. Nabyo ni byiza pe, nabyo ni byiza ubifite ubushobozi ufite amafaranga ni byiza kuko byose ni igishoro, bisaba igishoro. Buriya iyo umuntu afite igishoro nta kintu atakora, byose urakora. Iya, ariko nyine nanone hari umuntu ushobora kuvuga ati mama Shafi ni akahe kazi ashobora gukora yashobora, kuko nyine impamvu ndi kubivuga birashoboka cyane ko nk'uko ubushize hari abantu bagufashije kwishyura inzu ukabona umuceri n'abana n'ibirayi byo guha abana. Nk'ubu umuntu ashaka kuvuga ati se kwibaza ati ni nk'ayihe bizinesi iri mu Rwanda idahenze ushobora gukora ukumva utakunye wowe wumva washobora. Niyo mpamvu bikubajije rero mpita urugero nko gucuruza amafu. Ega ibyo byose ni byiza, ariko igihe ikintu navuga bibaye byiza kereka ufite nk'akabotike. Buri ufite botike ahantu botike se buri irinjiza ushiramo ibintu byose reka. Ntago muri botike bavuga ngo ugashyiramo na mitiyu z'ibishyimbo, ushiramo ibintu byose. Icyo gihe urigana n'abandi bo ku ruhande ukareba ibyo bakora nawe ukahita wongeramo ugashyiramo ibindi. Rero ugiye gufasha ntabwo amutegeka ngo urafashe iki n'iki, oya. Uramubwira ku bushobozi bwe. Hari n'igihe nawe uba ufite utundi duke cyangwa ufite n'uwundi uba wagufashije ukagenda nyine uterateranya ukareba ko hari ikindi wakora. Kugiye kubwira umuntu ngo aya ngaya yahita yumva ko asa nkaho ugiye kumutegeka ibyo agomba kuguha cyangwa ibyo ugomba gukora, nyine akumva ko ni nkaho ugiye gushyira. Ese muri make ayaboneka yose ntabwo yabura icyo akora. Ntabwo yabura icyo akora. Mama ntabwo bishoboka, ntabwo bajya buriya ufite gahunda yo gukora ikintu ntabwo abe baguha yose urakora pe. nta mafaranga atakora bizinesi. Ntayo, biterwa nawe bitewe n'ibyo ushaka gukora, ariko nanone ntabwo wavuga ngo ngiye gushyiraho bizinesi ahangaha muri etaje, ngiye gushyira bizinesi aha n'aha kandi uzi ko ubwo bushobozi utabufite. Utangirira kuri twa tundi dukeya ukagenda uzamuka. Nuko ushobora gucuruza amakara ukazashyira ukagira depo. Ibintu byose birahari wakora, birahari pe. Ikigoye ni cyo gutangiza nyine amafaranga. Ese mu bintu byose mwari mufite na Papa Shafi nta kantu na kamwe basigaranye? Mwari mufite ibipangu, mufite amazu, nta ubishaka ko nzasubiramo kangahe koko igihe twahereye gusubiriramo ku buryo umuntu agurisha nyine agagurisha ahantu hose tu. Nose utabifite uburenganzira ajya kubikurikirana aho bishaka biki, usigira nyirabyo nyine akarwana nabyo. Ibintu by'imitungo rero biteza ibibazo mu miryango. Hari umumama twaganiriye arafite umugabo baratandukana nyine, umugabo amutana umwana aramurera, ubu nyine hashize imyaka myinshi umwana yarakuze n'umukobwa w'inkumi. Bari baraguze inzu muri Nyamirambo, yarajira nawe duteriye sore, bari baraguze inzu, baraguranye inzu, barabishakanye, umukobwa iwabo baramuhaye niba ari 8 aragurisha, azi Kigali we n'umugabo we rwose babanye neza. Umugabo ati tugura inzu, bagura inzu bayibamo. Bayibayemo umugabo nyine atandukana n'umugore, umugore aragenda amusiga muri ya nzu nyine kwa kundi umugore yahukana ariko azi kazagaruka. Ibyo birabaye birarangiye, hashize iminsi umugore yarigendeye, hashize iminsi birangira umugabo agurishije ya nzu, aragenda avuga yuko umugore yapfuye ko atakiriho. Barabikora n'ubu ntibari barasezeranye. Umugabo aragurisha inzu ya kadasiteri rwose hari akurya nyuma, avuga ko umugore yapfuye. Simbaza ukuntu bamusinyiye, simbaza ipapuro mpimbano aho yabikuye ko umugore yapfuye. Aragurisha, umugore agarutse asanga inzu yiberemo abandi bantu bati twaraguze. Mwaguze nandetse nakana ko umugore arumirwa burahajya kurega bura n'uwaregera. Niko bigenda amukuzaho burundu cyane. Kandi ngewe wibuke ko Papa Shafi n'ubundi n'ubwa mbere nabanje ndahava. Ubwo urumva iyo mitungo ye sinzi uko ibibazo bye byagiye bikurikirana, sinashatse kubikurikirana kubera ko buriya nagiye mbona amahane afite. Ni umuntu utarabashije kumva ko afite abana bakurikirane cyangwa iyo mitungo ye yayisangira n'abana be, ntabwo ari wowe wajya kuburana. Icyo gihe rero jyewe ntaba nkubeshya pe, ibye simbizi n'ibyo bintu byose ni ukubyumva gutyo, ariko ntago nzi ko bimeze pe.
kundi uzashaka ibyawe. buri muntu wese azajya avunikana n'ibye. buri muntu mushakana ubuzima, mwamara kumera neza bigahinduka ibye ku giti cye kandi byari ibyanyu mwese. cyane rwose ushaka no kujya kumukurikirana agakubwira ese ubundi kumbuza amahoro n'ibyawe, hari ikintu wigeze uzana ahangaha kandi buri wese ibye ndetse n'ibyo kandi nawe ubwawe waramwiboneye ukuntu yagize amahane ukuntu ahinduka. Rero banze gukomeza kwiha abantu kuko abantu bagiye bansomera umugore nawe ntabwo ushobotse ibiki, ariko bakabona ko ari njye ufite amakosa kandi nawe ubwe atabasha kuba yavugisha ukuri. Rero no gusaba Imana ibyo abagabo batunyaga, ubwo mvuze muri rusange ibyo abagabo banyaga abagore, Imana nayo ikajya iguha ibyawe ku giti cyawe n'abana bawe. Abigurisha atatekereje ko afite abana, atatekereje ko nawe ugomba kwishyura abana ishuri no kubarera no kubagaburira n'aho kuba, byose abikora ku giti cye cyane rwose. ariko nk'ubu Imana nibikora neza, mama Shafa ukagira inzu yawe ukaba mu kageretse kawe, papa Shafa akaza akavuga ati mugore wanjye nkunda igitangaza cy'umugore ndagarutse ngo tubane. Abagabo barabikora nta soni abagabo bagira. Yego barabikora pe, ariko nanone buriya hari ikintu umuntu abanza kureba, sibyo? Oya icyo gihe ubanza no kukareba bitewe n'ukuntu umuntu aba yagutereranye. Mwaratandukanye neza yaragiye nta mutima mubi yagerageza nibura kugufasha, icyo gihe wamubabarira. Ariko umuntu wagiye ntarebe inyuma, agenda agashaka n'abandi bagore agatera nenda akabyara iyo ngiyo, ngaho mbwira umutima wowe wawukura hehe koko? Mva ko abagore ngo dukunda abagabo, ubwo se ubwo wabihera? Oya rwose, oya rwose ntabwo bizakunda, ntabwo byakunda pe, ntabwo byakunda. Niyo mpamvu buriya iyo wabanye n'umuntu hagati yanyu hakagira umwemukira undi, abahemukiye n'abana abahemukiye cyane. None se ubu ngubu igihe cyose gishize aza aho bari, cyangwa ziba ari kubaho gute, cyangwa ziba ari kurya iki babayeho, mbese nta iyo wumvishe umuntu utazi habe, ubwo se urumva wowe wabigira ute? biba bitangaje. Ariko ugiye ngo wabyara umugore koko, kubera ko umugabo uburyo abagabo bibagirwa vuba nyine, bakibagirwa abana vuba, bakibagirwa ibintu byose vuba, tubona ko nta mugabo byara habyara umugore. Mama nyine ugomba kwihangana. Kandi n'umwana iyo umubyeyi w'umwana akaba wenda ukuntu ubyara umwana akakunanira agakwiga cyangwa ukundi kuntu ahita abuwa nyina. Icyo gihe nyine igitutsi kiragaruka, ariko ntacyo utamutereranye nawe ugomba kuba umubyeyi ukabyakira. Ko n'ubu uzi imvune y'umwana, amajoro waraye inda ikuvuna, amezi 9 buriya ntabwo aba yoroshye. Ntabwo aba yoroshye, abantu babyumva gutyo, ariko buriya ubashye gutwita akageza kuri aya mezi, umwana utangira guseka umuterura, oya ntabwo aba ari ibintu biba byoroshye pe. Ubundi ikintu kiba gihari, impamvu tubyara ntabwo byari utegereje ngo umugabo ngo niwe ngo kamara urabyara abana nibo bazakwitura cyane rwose, bakaguhoza amarira watewe na se. Impamvu bavuga ngo umubyeyi abaho kubera abana, uvuga abana banjye bariye, abana banjye bize, abana banjye nta kintu babuze, kubera ko mu minsi iri imbere niba bazakwitura kurusha. Ego umwana niyo arwaye ni wowe uhangayika, umwana iyo afite ikibazo ni wowe umenya ngo yagize ibibazo ibi n'ibi. Nose mu gihe papa bari iyo ngiyo abazi imvune cyangwa abazi ko waraye amajoro, ibyo ntacyo babimubwiye, ariko wowe ubuzi byose. Niyo mpamvu rero ntago ubundi buri umubyeyi gusa w'umumama rwose wakagombye, nta kundi ntago ajya guterana umwana ngo kuko papa yakunaniye. Oya nk'ubuzima wabayemo nyuma yo gutandukana wagira ihe nama hari abantu hari abadamu benshi cyangwa se n'ubundi bwose ariko butari bwiza, babayeho bimenya n'abana babo kandi barabyaranye ufite umugabo ariko ngo mugatandukana kuriya, wabagira iyihe nama? Oya inama nkeka ko buri umuntu uzi ubwenge ugira n'umutima wa kibyeyi ntabwo akagombye kujya guhangana n'umuntu ngo kuba ko yankoreye ibireka nanjye mwishure nkori. Oya rwanirira abana, buri umwana ntabwo umuntu ntabwo abazi icyo azaba ejo.
kandi umwana wawe ashobora kugufasha ejo, ariko nawe rero uramutse umutereranye ubwo urumva nawe ntabwo waba uri umubyeyi. Icyo gihe rero ibibazo by'abana tujye tubikura ku bantu, kuba mwarabanye byarananiranye oya, mujye mubikuraho rwose. Iyo umugabo ashobora kugenda wowe mama ukarwana n'ubuzima, kandi Imana buriya ikunda abamama, niko navuga, iguha n'imbaraga zo kubasha kuba warwanira abana No bawe bagakura no kwihangana. Rero nta mpamvu yo gutererana umwana ngo kubera ko papa we twabanye. Deja ujye wibuka ko uriya mwana uba wazanye kuri iyi si nta invitation aba yaguhaye, nta n'ikintu na kimwe aba yagusabye, ni wowe washatse n'ubuzima uba urimo n'ibyawe. Rero hangana nyine n'ubuzima, ufashe umwana kure, ntawamenya. tegereze nawe nyine icyo azakumarira cyane rwose. Uye kimwe ko ntago ari ngombwa ngo utegereze, kubera ko ntago aba ari wowe wamubyaye, kora inshingano zawe, ibindi ni Imana ibikora. muri cya gihe ukibana na papa Shafi, ubuzima mwari mubayeho neza mu buryo bwagaragaraga. Ntabwo mvuze ngo mwari ba miliyoneri, ariko nanone mwari mwifashije, wambara igitenge uhindura ikindi, wambara igitenge tirita kuvaho mva nyine wasaga neza bigaragara. Wari warigeze utekereza ko wakisanga muri buno buzima nyuma? Ibintu byose birashoboka. Buriya muri iyi si ugomba kubaho uzi ko isaha n'isaha ikintu cyose kirashoboka. Ushobora kubaho neza uyu munsi, ejo bigahinduka. Ushobora guhinduka nanone, ukazasanga nanone wongeye usubiye muri bwa buzima, ariko nibura uba ugomba no kwiga. Ugomba kwiga. Giye navuga ko ni nk'inyigisho, iyo ubona ubayeho neza buriya ntuzirengagize, wumve ko uzakomeza ubeho gutyo mpaka oya. Igihe kiragera bwa buzima bugahinduka, ukamenya ko umuntu araburara, umuntu arabwirirwa, umuntu birabura, ibyo byose birabura. Kubera ko n'ababa muri ubwo buzima we nta kintu baba barushije, nuko nyine ari igihe kigera bikaba ngombwa ko nawe bikubaho nyine. Nibisanzwe mbona ko ari igihe bigera nyine kugira ngo wige, ni ishuri. Ni ishuri ry'ubuzima. Ni ishuri ry'ubuzima. Kandi buri iyo urinyuzemo nawe rirakwigisha. Reka tugane ku musozo, twagira ngo twumve uko umeze, niba na byaragenze neza rwose, kandi twumvise byaragenze neza, ubwo reka tutegereze ko n'ibindi bizaza. Ibintu ni gake gakeya, kandi n'ababikora nabo nyine ntihagire undi ugira icyo abona, nyine bizamubuze kugira icyo bufasha atanga, kubera ko nyine ubuzima n'umuri ni bwa bundi, uretse ko nyine wa mugabo yishyuye inzu. Gusa ndabashimira, nawe ndamushimira, n'undi wese uzagira icyo gitekerezo cyo kumufasha, n'abakigize bose ndabashimira. Reka dusoreze hano, ubwo tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha, ubwo ibindi dukomeza tuvugane. Nihagira ikindi kintu gihinduka tuzajya tumusura, tujye no mu rugo tumusure, tujye tumenya nyine uko bimeze, nuko telefone yari yarayikuye, arahari. Ciao ciao.